Mama Humura yari yaratumye umuhungu we kumugurira akabanga i Matonge. Matonge niko karere ko mu Bubiligi kagira ibicuruzwa byinshi biturutse muri Afurika. Humura yahahuriye n'umubyeyi uturuka muri Kongo. Niwe yegereye amubaza aho yabona akabanga. Yari umubyeyi wasaga nk'ufite akabazo ko kugenda. Yifashishaga akabando uko yakururaga igikapu cyo guhaha. Umuhungu we Mwenda yari yaratinze ku kazi amutegereje ko aza kumutwaza. Humura amaze kugura akabanga yaherekeje mu rugo uwo mubyeyi amutwaje. Mwenda yabasanze mu rugo. Ni umusore muremure usumba Humura ufite imyaka 30 y'amavuko. Niwe mwana wenyine mama Mwenda yagize. Papa we yitabye Imana muri Kongo. Bicaranye muri salo, umuntu yabonaga hejuru y'agateleviziyo gatoya ifoto y'ababyeyi bateruye Mwenda uko yari akiri agahinja. Mwenda atangira gusogongeza Humura izuka rye mu buzima. Mama Mwenda yavaga mu gikoni acumbagira azana ku meza umutobe w'amacunga hamwe n'ubunyobwa. Mwenda ati, maze imyaka 2 mfunguwe. Buno nkaba mfasha urungano n'abatoya mu kwiyubaka nifashishije ubuhamya bwanjye. Ubwo buhamya umubyeyi wanjye amenyereye kubwumva, kandi iyo nsubije amaso inyuma mbona naramuvunnye cyane ukurikije imyitwarire nari mfite. Icyandokoye kigatuma nsubiza ubwenge ku gihe ni ubuhamya numvaga mu ndirimbo za Kerry James mu gihe nari mfunzwe imyaka 10. Mu ibaruwa Kerry James yandikira Repubulika y'Ubufaransa, umuntu asobanukirwa neza akaga imiryango ishobora guhura nako. Naguye mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge nkiri mutoya cyane, ntazi ibyo ndimo. Uko nakinaga n'inshuti z'urungano, abadukuriye bakaba bari baraguye muri uwo mutego w'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, bazaga kudushukisha amafaranga, za bombo n'ibishashagira bakeneye abafasha. Mama wanjye yari akigera mu Bubiligi ahangayikishijwe n'imibereho yacu, kandi anafite umuryango munini muri Kongo umutezeho amizero. Nyuma y'umwaka y'amahugurwa, mama yagize ikiraka mu kwitaho abasaza n'abakecuru bageze mu zabakuru. Uko mama yambonaga nkina n'urungano, ntago yashoboraga gukeka ko umwana we ari kugwa mu cyobo cy'ibiyobyabwenge. Nk'uko cya gikeri kitari cyaramenye yuko amazi cyicayemo arimo kubira, ni nuko nanjye na mama tutasobanukiwe neza n'ibibazo byugarije akarere dutuyemo. Humura yarangije ikirahure cye cy'umutobe, arasezera yizeza Mwenda ko bazakomeza kugirana ibiganiro. Yahise ajya gufata gari ya moshi asubira Tusi mu Bufaransa. Muri urwo rugendo, Humura yagiye aganira na Muhoza. Amaze kumusangiza ibiganiro yagiranye na Mwenda na mama we, Muhoza akomeza ati, uturere tuzwiho ibibazo twubatswe kuva kera. Nyuma y'intambara yo muri Amerika mu mwaka w'1865, Abanyamerika bahagaritse uburetwa bw'Abanyafurika. Uburetwa bwarahagaze, ariko amategeko yashyizweho muri Amerika no mu Bufaransa
ntiyakundira yuko umunyafurika areshya n'umwera. Abanyafurika benshi bari batuye mu majyepfo yo muri Amerika batemerewe kuhava kandi bakaba bemerewe gukora imirimo imwe irebana cyane cyane n'ubuhinzi. Nyuma y'imyaka 130 uburetwa bw'Abanyafurika buhagaritswe muri Brazil, abakavukire b'Abanyafurika nibo bakennye cyane. Abenshi bakaba batuye mu turere dukennye twitwa favela. Kuba umusore w'umunyafurika byatuma urasirwa mu muhanda wo muri favela n'inzego zishinzwe umutekano. Iryo terabwoba ku baturage rishyira ku mwanya wa mbere ku isi inzego z'umutekano zo muri Brazil mu guhungabanya umutekano w'abakavukire b'Abanyafurika. Ese koko uburetwa bwarahagaze? Abakurikiye inyungu zabo bararyohewe cyane ku buryo imikorere mishya iba ikenewe gucurwa kugira ngo ubwo buryohe bukomeze n'itsikamira rya rubanda rugufi. Umubabaro urahoza kandi ugahozwa.